kwaguka k'u Rwanda kuganza kurinda umunyarwanda aho ari hose, kugira igitinyiro, kwihesha agaciro n'ibindi ubisanga mu byaranze abakurambere b'intwari bitangiye u Rwanda. Uwo murage wararandaranze ukomeza kuranga u Rwanda rwo muri iki gihe. Mu misozi miremire n'amashyamba, mu biyaga n'inzuzi nini, mu ndege zo mu kirere, ku manywa na nijoro, mu mvura ndetse no ku zuba, ku rugamba bahanganye nabo mu bihugu bya Afurika n'Uburayi. Dore bimwe mu bigwi bihera mu kinyejana cya 14 kugeza mu mwaka wa 1998. Iyi ni Inkera TV. Kuri mikoro nk'ibisanzwe muri kumwe nanjye Video Rugamba. Igitabo Amateka y'u Rwanda kuva mu ntangiriro kugeza mu mpera z'ikinyejana cya XX cyatangajwe na Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge, kigaragaza ko amateka y'u Rwanda rwagutse ruhereye ku musozi wa Gasabo kugeza uko rungana ubu. U Rwanda rwari muri ako gace kaho umugezi wa Nyabarongo uvira mu kiyaga cya Muhazi, ruyobowe n'umwami w'u Rwanda Ruganzu wa mbere Bwimba. Abakomoka kuri Bwimba bari basanganywe igice cy'Ubwanacyambwe, nibo bashatse kwagura ingoma yabo. Iki gitabo kandi kigaragaza ko Ubwanacyambwe bwageraga ku musozi wa Kabuye, Jabana ndetse na Bweramvura. Icyo gice kandi cyagiye cyongerwaho n'indi misozi y'icyagiranwa n'ibihugu y'Uburiza, haberwaga na Migina wishwe na Kigeli wa mbere Mukobanya, iy'Ubusigi mu gice cy'Urukiga n'igihugu cy'Ubusarasi, ahari imisozi yambukiranya Gatare na Shyorongi. Muri aya mateka kandi iki gitabo kigaragaza ko Abanyarwanda bari bamenyereye kwaguka k'u Rwanda, ku buryo kuri rubanda rusanzwe u Rwanda rwari igihugu kigari cyageragaho ijuru riterwa inkingi. Mu cyerekezo cy'amajyepfo, umwami Cyilima Rugwe wayoboye u Rwanda ahasaga mu mwaka wa 1345 kugeza ahaye inkono umuhungu we Kigeli wa mbere Mukobanya mu mwaka wa 1378. Abifashijwemo n'umuhungu we Mukobanya, yigaruriye ibice bitandukanye by'amajyepfo byo hakurya ya Nyabarongo, birimo Ubushegeshi, ubu ni Ruyenzi muri Kamonyi, Bunyagitunda, ubu ni Rukoma muri Kamonyi, ndetse na Bunyatwa Ndiza muri Muhanga. Nduga yigaruriwe burundu na Mibambwe Sekarongoro Mutabazi, yifashishije ingabo ze n'abacuti be biganjemo Abasinga. Mashira ya Nkuba ya Sebugabo wo mu bwami bw'Ababanda n'igice cy'umuryango we Kirazima. Kuva ubwo abami benshi b'Abanyiginya batangira gutura i Nyanza, ndetse n'ibitero byinshi bigatera ariho biturutse. Nk'uko tubisoma muri iki gitabo cy'amateka y'u Rwanda, umwami Ruganzu wa kabiri Ndoli mwene Ndahiro Cyamatare wayoboye u Rwanda kuva mu mwaka wa 1510 kugeza mu mwaka wa 1543, yatsinze Nduga yose harimo Rukoma, Mayaga, Kabagari ndetse n'amarangara ya Muhanga. Niwe yashinze ibirindiro byo gutera Nyundo ya Bonyogombe, ategura neza imitwe y'ingabo cyane cyane ibisumizi byayoborwaga na Muvunyi wa Karema karemajwe n'ubyuma. Umwami ufatwa nk'ikirangirire mu Rwanda, umwami Ruganzu wa kabiri Ndoli mwene Ndahiro Cyamatare yagabye ibitero biyogoza Ubunyabungo, afata uburasirazuba bwose bw'ikiyaga cya Kivu kugeza kuri Rusizi, atsindikirwa Kijwi. Ruganzu yateye Ubugara bwa Nzira ya Muramira, wari warafashije Nsibura mu iyicwa rya Ndahiro Cyamatare. Mu bitero yagabye kandi yigaruriye Ubunyambiriri n'Ubwanamukari, yatsinze Ubugoyi, Byahi, Bwishya n'Ubufumbiri, igice cyegereye Ibirunga n'inyuma yabyo. Mu bigwi by'umwami Ruganzu wa kabiri Ndoli harimo n'ibitero yagabye kuri Ntare wa kabiri Kibogora, umwami w'u Burundi, atabajwe na Rwahitare wayoboraga Ubugesera, maze ibisumizi bitsinda ingabo za Ntare wa kabiri. Umwami Mutara wa mbere Semugeshi akaba umuhungu wa Ruganzu wa kabiri Ndoli wayoboye u Rwanda kuva mu mwaka wa 1543 kugeza mu mwaka wa 1576. Niwe watsinze igihugu cya Benengwe cyari kigizwe n'Ubungwe, Bufundu n'igice cy'Ubusanza, abyomeka ku Rwanda. Umwami Kigeli wa kabiri Nyamuheshera wayoboye u Rwanda kuva mu mwaka wa 1576 kugeza mu mwaka wa 1609. Niwe watsinze Ubukunzu n'Ubusozo mu Kinyaga, abyomeka ku Rwanda. Nk'uko dukomeje kugenda tubyumva muri iki kiganiro, abami bose bagiye bayobora u Rwanda bagiye bagaruka ku murage wa Gihanga wo guhanga igihugu kidahangarwa. Ariko mu rwego rwo kugera kuri icyo gikorwa cya Gihanga, habayeho kurema ingerero zirinda inkiko z'u Rwanda. Umwami Cyilima wa kabiri Rujugira wayoboye u Rwanda kuva mu mwaka wa 1675 kugera mu mwaka wa 1708. Uyu yari mwene Mazimpaka, yabaye umwami w'ikirangirire mu kinyejana cya 18 mu bijyanye n'intambara.
Akimara kwima habaye intambara yamaze igihe kitari gito hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Mu gitero cya kane cyo kurwanya u Burundi nibwo umwami wabwo Mutaga yiciwe inkanda ho mu Buyenzi. Kuva icyo gihe umwami Cyilima Rujugira yatangiye uburyo bushya bwo kurema ingerero zigamije kurinda inkiko z'u Rwanda, ingabo zikarengera u Rwanda, zikanakora ku buryo rutongera guterwa. Ahereye ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi, aha havugwa ingerero zitandukanye harimo nka Mutura, Gakoma, Buhangandara, Imvejuru, Nyakare, Bashumba ndetse na Nyaruguru. Umwami Cyilima Rujugira amaze gutsinda intambara yarwanyemo n'u Burundi, Cyilima Rujugira yashyize imbaraga mu gutera i Gisaka. Ibitero bikomeye bigabwa n'umuhungu we Sharangabo n'ingabo z'Abakemba zihangana n'iz'Imbogo zari ziyobowe na Mudigiri mwene Karemera. Nuko ingerero zishingwa i Munyaga, i Gakuta ndetse n'i Rutare. Umwami Cyilima Rujugira yatanze afite imyaka 65. Abana be biyita Batangana ba Rujugira bitewe nuko nta mahane yabaye mu kumusimbura. Ndetse uyu mwami yari yarimakaje urukundo mu bana be ndetse no mu miryango migari y'Abanyarwanda muri rusange. Umwami Cyilima wa kabiri Rujugira amaze gutanga mu mwaka w'708 yasimbuwe n'umuhungu we Kigeli Ndabarasa wayoboye u Rwanda ageza mu mwaka w'741. Umwami Kigeli Ndabarasa nyuma y'intambara y'Igatsibo afata impinga ya Rutare, yubaka urugo rwe i Ruhinda, akaba ari naho yaturukaga agaba ibitero muri Ankore, akayobora u Rwanda n'Indorwa, ariko cyane cyane yibera mu Ndorwa. Umwami Ndabarasa yaje gutera umubari, yica umwami waho Biyoro ndetse na nyina Nyirabiyoro. Kuva icyo gihe u Rwanda rugeze umupaka warwo ku Kagera. Ku ngoma y'umwami Mibambwe Sentabyo nibwo u Rwanda rwigaruriwe n'amajyaruguru y'u Bugesera. Umwami Yuhi Gahindiro mwene Mibambwe Sentabyo yarwanyije u Burundi na Karagwe, yateye Karinda umuhinza w'Ubuhunde, aramutsinda ndetse aranamwica. Umwami Mutara Rwogera yatsinze i Gisaka. Turacyarimo turebera hamwe ibitero abami b'Abanyarwanda bagiye bagaba imahanga mu rwego rwo kugarura u Rwanda ndetse no kurwagura no gukomeza umurage wa Gihanga. Dukomereze ku mwami Kigeli Rwabugiri wahawe igisingizo cy'inkotanyi cyane, yabaye igihanganye ndetse atangaza Ababiligi. Amateka ari muri cya gitabo twahereye dutaturiye inkuru agaragaza ko umwami Kigeli Rwabugiri wayoboye kuva mu mwaka w'853 kugera mu mwaka w'895 ari umwami wamenyekanye cyane mu mateka y'u Rwanda kubera ibitero byinshi yagabye bigatuma mu bisingizo by'inkotanyi cyane, rwanga kugwabira, rukaya ababisha ndetse n'ibindi. Aya mateka agaragaza ko byatangaje abakoloni b'Ababiligi. Yatsinze Abanyabuhungu n'Abahima, yigaruriye Ijwi, atera Ubushi ndetse atera Kushunga, hose arahatsinda. Ikindi kandi umwami Kigeli Rwabugiri niwo mwami watuye u Rwanda rwose ngo nta karere atatuyemo. Yateye Ubufumbira mu majyaruguru y'Ibirunga ndetse na Nkore. Ku ngoma ye kandi u Rwanda rwigaruriye Burundi n'igice cy'uburengerazuba bw'ikiyaga cya Kivu ndetse na Rusizi, kuva mu Bugoyi kugeza mu Kinyaga. Ku ngoma ye kandi nibwo u Rwanda rwabaye rugari, ruruta uko rungana ubu, ruratinywa cyane karahava muri aka karere. Ariko dukomeje ikiganiro cyacu, si abami gusa bakomeje guhanganira u Rwanda ngo rurukombe, kuko hari n'abandi bana b'u Rwanda baruhanganiye kugira ngo rwongere rugarure ituze n'amahoro. Mu nkundire kandi tukivuga ibyo, dukomereze ku rugamba rwo kwibohora rwamaze imyaka isaga 4. Umwaduko w'abazungu wazanye imitegekere mibi n'ivangura rishingiye ku moko. Mu mwaka w'1959 Abatutsi barishwe, bamwe barahunga baciribwa mu mahanga. Nyuma yo kugerageza inzira y'amahoro igamije gukemura ikibazo cy'impunzi zari zimaze igihe kirekire imahanga n'itotezwa ry'abari bari mu gihugu, umuryango Front Patriotique Rwandais FPR inkotanyi mu magambo y'impine wagabye igitero ku wa mbere tariki ya 1 Ukwakira mu mwaka w'1990. Urugamba rwo kwibohora rutangira ubwo ruhera Kagitumba ruyobowe na Major General Fred Gisa Rwigemwa. Nubwo yaruguyeho rumaze iminsi 2 ntirwahagaze. Inkotanyi zakomeje kuyoborwa na Major Paul Kagame, ubu ni Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, zirwana na Force Armée Rwandais cyangwa se FARC mu magambo y'impine. Muri Mata mu mwaka w'1994 Jenoside yakorewe Abatutsi, inkotanyi zaharaniye kuyihagarika mu gihe umuryango w'abibumbye wari ufite ibikoresho ndetse n'ingabo wabinaniwe. Nyuma y'imbaraga nyinshi guhara amagara, inkotanyi zaje gutsinda urugamba, zifata umurwa mukuru wa Kigali ku wa 4 Nyakanga mu mwaka w'1994. Nyuma y'imyaka 4 urugamba rwo kwibohora rutangiye,
impunzi ibihumbi n'ibihumbi ziracyurwa. Nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, ingabo zatsinzwe ndetse yewe n'interahamwe bose bahungiye muri Zaire no mu bindi bihugu, aho zakomeje umugambi wa jenoside. Mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na gatandatu, u Rwanda rugaba igitero kuri Zaire, intambara igamije gusesa imitwe y'abakoze jenoside yari muri Zaire no kurinda ubusugire bw'u Rwanda. Iyo ntambara niyo yahiritse mu Mobutu Sese Seko wayoboraga Zaire guhera mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itandatu na gatanu kugeza mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na karindwi. Umusirikare w'u Rwanda icyo gihe aba umugabo w'ingabo za Zaire yahindutse Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo DRC. Kuva i Goma, Bukavu mu burasirazuba kugeza i Kinshasa mu burengerazuba bwa DRC, ingabo z'u Rwanda zihavuga ibigwi. Abanditse amateka y'iyo ntambara batangariye. Mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda n'umunani, ikindi gitero cyagabwe kuri DRC. Bari hafi yo gufata Kinshasa. DRC itabarwa na Angola, Zimbabwe, Namibia, Chad, Libya ndetse na Sudani. Muri iyi ntambara niho havutse Operation Kitona, isi yayigishwa mu mashuri ya gisirikare mu mahanga bitewe n'ubuhanga yakoranywe mu bitero bya gisirikare bikoresha indege z'intambara. Mu by'ukuri iyi Operation Kitona yakoranywe ubuhanga bw'akataraboneka, ari nayo mpamvu isigaye yigishwa mu mashuri ya gisirikare hirya no hino ku isi. Ibi bigaragaza ubuhanga bw'ingabo z'u Rwanda zari zihariye. Muze kuza kunkundira dusore ikiganiro cyacu aha. Aya mateka uwayakorera filime, ibitabo byihariye cyangwa ingoro z'umurage byatanga ubumenyi ku buryo burambye. Ni nansore ikiganiro cyacu. Kuri mikoro mwakumwe nanjye Video Rugamba. Iyi ni Inkera TV. Reka mbibutse gukora subscribe, share ndetse na comment niba wifuza ko ari cyo twazagarukaho mu kiganiro cyacu cy'ubutaha. Mukomeze mugire amahoro y'Imana impagarike n'ubugingo.